Hello guys, uyu ni Igiraneza Yves Professionals. Donye ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ya The Professionals. Nshimiye abantu bose babashije kureba ibiganiro byose bitambutse twanyujije kuri iyi channel kandi mpaye n'ikaze abashyashya tubanye kuri uyu munsi aribwo bwa mbere tugiye kubana mu kiganiro. So uyu munsi nabateguriye topic nziza cyane, topic nise professional tools in network marketing, cyangwa se ibikoresho bya kinyamwuga by'aba network marketer cyangwa se by'abantu bakora business yacu ya network marketing. So tugiye kureba ibikoresho bigera ku 10 by'ibanze, bishobora no kurenga, ushobora gushyiramo n'ibindi bitandukanye ngiye ntari buze kuvugaho, ariko nabarebeye ibintu 10 by'ibanze kandi ku muntu uwo ari wese ugitangira ashobora kuba yakwafodinga bitamuhenze, ariko bikaba byashyira itafari rikomeye cyane kuri business yawe. Igikoresho cya mbere ukeneye kandi kibanze muri network marketing ni igikoresho cyitwa name list. Name list cyangwa se prospect list ni igitabo wandikamo amazina y'abantu muziranye nabo muzamenyana, kubera yuko bari abakandida bo kuba bashobora kuzakubera abafatanyabikorwa muri business cyangwa se bakazakubera abakiriya muri business. Rero igitabo wandikamo amazina yabo, ukanagenda wandikamo nimero za telefone zabo, ukandikamo icyo mwahuriyeho cyangwa se kibahuje, mbega ikintu muziho, hanyuma ukajya ugenda bindi ugenda wevaluatinga bitewe n'uko wenda hari abo muzaganira, comment zabo nyuma yo kuganira, ibintu nk'ibyo. Name list rero, make sure ko ugira name list cyangwa se prospect list. Ni igikoresho cya mbere kibanze mu network marketer wese pro aba afite. Then cya kabiri ukeneye kugira agenda cyangwa se notebook. Agenda cyangwa notebook bisobanuye ikayi cyangwa se agenda, nyine igitabo wandikamo ubumenyi, trainings nk'uko ndi kukwigisha wakabaye uri kunkurikirana ufite na agenda cyangwa notebook uri kwandikamo zino tips, nawe ukazazisangiza abaparteneri bawe, bizagufasha kwagura business yawe, kubera ko ibyo wakumva ni byinshi, ariko nyuma y'umwaka, imyaka 2 wabikubaza byose ko byakurikiranaga ntabwo wakubibona. Ariko iyo ufite ahantu wabyanditse biba byoroshye ko wakongera ukareba hahandi ukabyiyibutsa ndetse ukabisangiza na timu yawe. So rero make sure kugira agenda cyangwa se notebook. Then icya gatatu nicyo bita circle book. Circle book rero ni ikayi noneho ushushanyirizamo abo prospect bawe, ukaba wamushushanyirizamo matching bonus iburyo n'ibumoso, akabibona neza rwose nta kintu uri kwikanga, ugashushanya n'ushaka urupapuro rwose rukaza rwuzuyeho ibizeru, zero iburyo, zero ibumoso. Niyo mpamvu twarahise circle book. Rero ukeneye kugira icyo bita circle book itandukanye na agenda, kuko hari abantu usanga baramenyereye ko no mu ishuri kera bagiraga mu kayide byose, ugasanga ikayi ya science ni nayo yandikamo wenda icyongereza, nayo yandikamo exercice na homework, ariko murabizi neza ko abantu babikoraga neza baga bafite ikayi y'icyongereza ukwayo, iya science ukwayo, ibintu nk'ibyo, n'iya exercice ukwayo. Rero nawe ndagira nkubwire ngo no muri network marketing ukeneye kugira ikayi wandikamo training ukwayo, ikayi wandikamo ubumenyi mbega ukwayo, ukagira n'ikayi ushushanyirizamo abakiriya bawe, aba prospect bawe, ibyo uri kubigisha. So iyo niyo bita rero circle book. Then ukanagira icyo bita smart pen. Smart pen ntabwo ari mpamvu ni za karamu zihenze bashyira ku mufuka hano zifite utwuma ngo ujye kuyigura 5,000 cyangwa 10 utanayabona. Iyo navuze smart pen mbashatse kuvuga bike isanzwe, ariko ikaba ari bike iri smart. Like muri kone iyi bike ntabwo ifite agapfundikizo kayo. Igihe idafite agapfundikizo kayo ntabwo iba ikiri smart, ariko iramutse ari iyi bike isanzwe ifite agapfundikizo, hano batarayikaragiye cyangwa bayirye, kano kataravuyemo, mbega yuzuye yose nk'uko murayigura mu iduka, icyo gihe yaba ari smart pen. So rero ukeneye smart pen. Ikindi ukeneye icyo twita client book cyangwa se igitabo wandikamo abakiriya bakubwiye ko bazagura product, bakeneye C24/7 wenda 3 bazazigura ku itariki n'iyi, ukagenda wandikamo izo details zose bizagufasha kumukorera follow up, ukamukurikirana n'igihe aguze ukomeza kumukurikirana, ukamenya ngo product watwaye zizamumaza ukwezi, ngomba kuzongera nkakomeza ngenda muvugisha ku buryo nyuma y'ukwezi agomba gukora control, nabona wenda yarakize it's okay, yaba atarakira nkaba namuhereza izindi product. So ukeneye agakayi kihariye ko kwandikamo abakiriya cyangwa se bijyanye na product. Then indi tools ukeneye ni tools yitwa goal card cyangwa se agakadi kaba kariho goals. Goal card ni iyi ngiyi, ni agakarita uba waragiye ugashyira ugakoresha muri studio, ukanakagira ari aka kantu ushobora kugendana, ni akantu kari hard ukabona, ushobora kukagendana kari intego zawe zose z'umwaka, ushobora gukoresha kari intego z'imyaka 5, kagenda kagufasha cyane nko muri closing somehow. So ikindi ukeneye cyane muri tools ugomba kugendana buri munsi ni icyo twita daily evaluation list.
daily evaluation list ni sawa cyane kuba wagiye ugendana buri munsi, ku buryo buri munsi ugeze ku mugoroba ukora evaluation y'ibikorwa wagiye ukora, biba ari sawa cyane. Then ikindi nanone utagomba kwibagirwa rero muri tools z'ibanze z'ingenzi ku network marketer ni smartphone. Smartphone iradufasha mu gukurikirana ama training, gukurikirana aba network marketer bari professional cyangwa bari successful, biragufasha cyane no kujya muri DTC yawe, ibintu byose byinshi tubikora online. Biragufasha muri prospecting, biragufasha mu guhamagara, biragufasha mu gukora ama presentations, ama trainings, kuko kenshi igihe dukenera gukorera nka live kuri Facebook ugakoresha device ya telefone, ku Google Meet ugakoresha device ya telefone, kuri WhatsApp, ibyo bintu byose urumva ko ukeneye smartphone. Ndetse no gupostinga kugira ngo abantu bo ku mbuga nkoranyambaga bagende bakubona, kuri aba prospect bashyashya, abapartner bawe ukomeze ube in touch nabo, ukomeze uba updating, ukomeze bahereze trainings, ukeneye smartphone mu buryo bwinshi butandukanye. Ndetse ukajya showing up cyane mu group yawe, showing up ku mastati yawe, posting akenshi ku mbuga nkoranyambaga zawe zose, zikoreshe zibe active nk'umu network marketer, bizagufasha cyane. Then ikindi nyabuneka ukeneye cyane ni ikintu twita business kit. Business kit ni agatabo kakwigisha product, kaba karimo details kuri product zitandukanye, kuri company profile se, bikaba byagufasha mu gihe uri kwigisha business yawe. Business kit rero cyangwa se business manual urayikeneye cyane. Ikindi cyo utakwiye kwibagirwa rero none muri tools z'ibanze ikintu twita smart bag cyangwa se tool bag, agakapu noneho bya bindi byose ushobora kubitwaramo, kuko kirazira ko wafata business kit n'ama agenda n'ama prospect list, ibyo byose ntabwo wagenda ubitengase. Ikindi bituma iyo ugiye utengase ibintu, bituma cya cyokere cyo mu ntoki cyanduza yakayi cyangwa se ya agenda yawe cyangwa cya giki, ku buryo wajya kwigisha umuntu akabona bifite umwanda. Ariko iyo ufite smart bag, ufite tool bag bitwaramo, biba biri professional. Abantu benshi batangira kwitangura umuyehova n'ibindi, ariko it's okay. Cyambere no gukora ibintu biri professional, bijyanye no network marketer professional, ushaka gutera imbere, ushaka kuba top ana, ushaka kuba umurida mwiza. So ngibyo ibintu rero 10 nabaganirizagaho byibanze ukeneye kugira ngo ukore business yawe biri professional. Reka mbisubiremo nihuse. Cyambere kitwa name list, cya kabiri twavuze ko ari agenda cyangwa notebook, cya gatatu twavuze yuko ari sako book, cya kane twavuze ko ari smart pen, cya gatanu twavuze ko ari client book, cyangwa se client list, icya gatandatu twavuze ko ari goal card, icya karindwi twavuze ko ari daily evaluation list, icya munani twavuze ko ari smartphone, icya cyenda twavuze ko ari tool bag cyangwa se smart bag, icya 10 rero twavuze yuko ari business kit cyangwa se business book, business manual, uko wabyita uko ariko kose. So ndagushimiye cyane rero wowe ukurikiranye bino bintu byose bitandukanye. Ibyo utari ufite uhita ubigura, byaba partenaire bawe badafite ubashishikarize kubigura. Ntabwo biba ari ibintu bihenze, si ngombwa gutangirira mu bihenze, tangira ku byo ushobora kwa affordinga, ariko ugire tools bizagufasha kubaka business yawe bya kinyamwuga, ugere ku bintu byinshi bitandukanye. So ndabashimiye cyane rero, nimba ari ubwa mbere twari tubanye, ibuka gukora subscribe, kandi nimba nawe dusanzwe tubana, ibuka gufata link y'iki kiganiro isharinga abafite ibikorwa bawe bose, kugira ngo babashe kubona buno bumenyi ubafasha gukuza business yabo ku rundi rwego. Thank you so much, ndabashimiye cyane. See you at the top.